abangaba bose bahoze batanga ubuhamya hano abavuye muri Kongo barabitubwira bakatubwira bati bamwe bati twahejejweyo n'amakuru aturuka hano mu miryango yacu. Ari nayo mpamvu nababwiye bana bacu niba mufite umuvandimwe riye ntimumubwire ibihuha ahubwo mumubwize ukuri, cyane cyane ko icyagaragaye ari uko abo bantu bo mu miryango bababwira amakuru nkayo baba bashaka kugira ngo bahereyo noneho ntibaze mbese nko kurekarama imitungo yabo. Abo bavandimwe babo baba barimo baba bafite gahunda nyinshi. Urumva nko kugira ngo usebye igihugu, usebye u Rwanda, cyangwa se ubeshye ngo gacaca yaguciriye urubanza kandi ntarwo. Urumva ni ikintu gikomeye kandi kibi cyane. Dukomeza gukangurira imiryango tubabwira tuti ahubwo muzishimire ko abana banyu batahuka ntibazagwe ishyanga. Ikindi abandi bantu batubwira rero usibye nk'aba ngaba bavuyeyo batanga ubuhamya na Monusco ubwayo. Monusco mu minsi yashize rwose twakoranaga neza, yadutelefona giti hari abantu baje intwaro zabo twazibambuye bifuza gutaha noneho bagatahuka tukabakira. Ariko bavandimwe ndagira ngo mbabwire ko ibintu biri guhinduka. Mu minsi yashize Monusco, the same Monusco yaduhamagaraga iduha abanyarwanda bari muri iyo mitwe yitwaje intwaro. Yaraduhamagaye ngo hano hari abantu bo muri M23 turashaka kubaboherereza. Murumva uwo mutego? Tuti M23 ariko n'abanyekongo. Twebwe twakira abanyarwanda bari mu mitwe yitwaje intwaro. Arangije ya telefone nyinshuro nyinshi turamwangira burundu, kuva icyo gihe ntarongera kutuvugisha. Kandi kuvuga yuko mbese niba abantu batagitahuka, yego wenda bamwe bashobora kuvuga ngo barimo kubura amayira, ariko si impamya ko Monusco itazi ko bahari. No, ngira ngo ni na wa wundi wabajije atese Kongo ko yigeze kubaha abo bantu kubera iki itagenda ngo ibereke aho abandi bari. Natwe turabyibaza bikatuyobera, ariko urumva abatanze ubuhamya bavuze ko Kongo nabo ibafitemo izindi nyungu ku buryo ibafata bugwate, cyangwa se iyo mitwe ya FDLR iriyo ikabafata bugwate igatuma badataha. Akandi wenda navuga nibagiwe kuvuga mu gitondo nuko DRC kira gihugu wenda nari ntaragera muri komisiyo, ariko bagenzi banjye tujya tubiganira kandi narazisomye. DRC ubwayo nayo yigeze kwa approachinga u Rwanda, iravuga iti nimutubwire ukuntu mushobora kudemobiliza abantu bigakunda nkuko afande yabivuze ati ndetse mukabinjiza no mu ngabo bigakunda. Komisiyo yayikoreye n'imishinga y'ukuntu demobilisation ishobora kuba effective. Mbabwije ukuri imyaka ibaye hafi 4, izo nyandiko ziracyaraho, zimwe barazijyanye bazibakoreraga basinziriye, ubundi barazifata baragenda. Ntibigeze banavuga bati komisiyo reka wenda dukore follow up na komisiyo cyangwa si na guverinoma through izindi nzego, noneho turebe ukuntu natwe twajya kudemobiliza iyo mitwe. Ntabwo babikoze. Impamvu mbivuze nibiye nuko u Rwanda ruhora rufite willingness to support. So nibyo bya demobilisation nkuko bari babitangiye, n'ikindi gihugu cyari cyo cyose kizaza kudusaba nkuko nubundi twirirwa tubafasha abo ngabo tuza kwereka ukuntu dukora demobilisation, we are ready to support.